urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo rwanditswe nandi ryari hehe? Ese urwandiko ruboneka muhe mugabane mu nzandiko za Pawulo? Ese paseri watubwira mu ncamake amakuru y'urwandiko? Urwo rwandiko rufite ibice bine, ariko igice ca mbere kiratubwira ukuntu ubutwari bwa Pawulo imbere y'umwami Agiripa wa kabiri. Noneho ica kabiri kitubwira kwihanganira imibabaro nk'umusirikare wa Kristo Yesu. Urwa gatatu rutubwira ubuhenebere bw'iminsi y'imperuka. Pase ni iyihe nshingano ikomeye Pawulo yasigiye Timoteyo isa niyo Yesu yasigiye abigishwa? Ni inshingano ikomeye Yesu yasize. Hariya ni ubutumwa bukomeye, bamwe bavuga ngo ubutumwa bukomeye, abandi ngo ni inshingano ikomeye. Ese Pawulo yashatse kuvuga iki? Igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye? Ngo mu gihe c'akarengane ntureke gukora, mu gihe c'umutekano ntureke gukora. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga, gusenga everyday, umurongo hamwe kuri YouTube unyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisazo muri kumunanje Manakiza Edouard ari mu Rwanda. Shalom abari mu Burundi, shalom abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom turakunda ni gusenga everyday. Nusenga uzanesha, ariko none no gusenga uzaneshwa. Senga abari ku mugabane wa Burayi, shalom abari ku mugabane wa Aziya, shalom abari ku mugabane wa Amerika, shalom abari ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Oceania. Shalom turakunda namwe mu inshuti za gusenga everyday. Nkuko mubona kuri kamera za gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pasteur. Dr. Shalom shalom. Amakuru yanyu ni meza? Muraho murashima Imana? Rakomeye. Imana iguhumugisha cyane. Pasteur, watangira usuhuza abantu unasenga Imana? Turabakiriye kuri channel ya gusenga everyday, abatugana dusangira ijambo ry'Imana. Murakoze, ikaze abari mu bihugu bitandukanye no mu mahanga yose imigabane. Mwakira ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu mwanya. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza. Uyu mwanya ni uwawe, wabaje natwe uyu munsi wose, wiyeje icubahiro mu byakozwe byose, warenze ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. None uyu mwanya uragezeho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza mu mahanga yose, mu bihugu byose, imigabane itandukanye, kugira ngo yakire ijambo ryawe. Abantu benshi binangiye imitima bashe guhinduka, abakomeye bagakizwa, bakizera, babashe gukomezwa n'ijambo ryawe. Ritubere ibyo kurya byera umunsi wa none, kandi ritubere umutsima utera imbaraga, kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe, tuzaraga ubwami bw'iteka nugaruka mu bwiza bwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor, urakoze. Tugiye kubaza urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Pastor, ikibazo cya mbere, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo rwanditswe nandi ryari hehe? Urwo rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo rwanditswe na Pawulo. Noneho rero mu mwaka wa 67 na 68 ariho iherezo rya Kaisari Nero ryari rigiye kuba, nibwo Pawulo yanditse urwo rwandiko, kuko nirwo ruheruka mu nzandiko zose, nirwo rwa 13 ukurikije urutonde rw'imyaka inzandiko za Pawulo zandikiweho. Ubwo rero ni muri 67 na 68 hagati y'iyo myaka yombi. Noneho rero rwandikiwe he? Ni Roma, nta handi. Urakoze Pasi. Ese urwandiko ruboneka muhe mugabane mu nzandiko za Pawulo? Ruri mu mugabane wa 4 w'inzandiko za Pawulo intumwa. Nuba ngo tangiye umugabane wa mbere w'inzandiko zivuga ibyo kugaruka kwa Yesu, Abatesaloniki ba mbere n'aba kabiri. Hakaba inzandiko zitwa Epitre Soteriologique z'agakiza, arizo kuva kuba Roma, Abakorinto ba mbere n'aba kabiri n'Abagalatiya, ariko zikurikirana mu myaka zanditswemo. Habanza Abakorinto ba mbere, hagakurikiraho aba kabiri, hagakurikiraho Abagalatiya, hagaheruka Abaroma. Mu nzandiko z'agakiza iyo bita ngo les Epitres Soteriologiques ni umugabane wa kabiri. Hakaba umugabane wa gatatu arizo zita les Epitres de la Captivité, nuvuga ngo ni inzandiko enye. Izo nzandiko ni urwandiko rw'Abakolosayi, urwandiko rwa Filemoni, urwandiko rw'Abaefeso, urwandiko rw'Abafilipi ukurikije imyaka. Ariko mu rutonde rwa Bibiliya ni Abaefeso, ni
n'Abafilipi noneho n'Abakolosayi, Filemoni kaza kuza hanyuma ariko yaranditswe mbere ya zimwe muri zo. Urwandiko rwa nyuma rero mu nzandiko z'igifungo ni urwandiko rw'Abafilipi, nirwo rwanditswe muri 63, ni umugabane wa gatatu. Umugabane wa kane ni inzandiko pastorale cyangwa les épîtres ecclésiologiques, ariyo Timoteyo ya mbere, Tito na Timoteyo wa kabiri mu rutonde rwa Bibiliya. Ariko mu rutonde rw'imyaka urwanditswe mbere ni Timoteyo wa mbere, hagakurikiraho Tito, Timoteyo wa kabiri agaheruka. Ariko muri Bibiliya Timoteyo wa kabiri ibanjirije Tito, ubwo ni umugabane wa kane urwo rwandiko rwa Timoteyo wa kabiri rubonekamo. Urakoze Pastor. Pastor, hajya inzandiko zigizwe n'imigabane ingahe? Imigabane 4. Ego. Umugabane wizo kugaruka kwa Yesu, umugabane w'izagakiza, umugabane w'iz'igifungo n'uzitorero. Nukuvuga ngo les épîtres pastorales bitangira ko inzandiko eschatologique zo kugaruka kwa Yesu, Abatesaloniki ba mbere n'aba kabiri, izagakiza Abakorinto ba mbere n'aba kabiri, Abagalatiya n'Abaroma, iz'igifungo Abakolosayi, Filemoni, Abaefeso n'Abafilipi, none iza pastorale izo bita les épîtres ecclésiologiques ni Timoteyo ya mbere, Timoteyo ya kabiri na Tito. Ariko ku rutonde rwa imyaka bizandikiweho ni Timoteyo ya mbere, Tito, Timoteyo wa kabiri. Ni imigabane 4. Urakoze Pastor. Ese Pastor, watubwira mu ncamake amakuru y'urwandiko? Urwo rwandiko rufite amakuru maremare ariko turageza kuyahinahina. Urwo rwandiko rufite ibice 4. Ariko igice cya mbere kiratubwira ukuntu ubutwari bwa Paulo imbere y'umwami Agripa wa kabiri. Noneho icya kabiri kitubwira kwihanganira imibabaro nk'umusirikare wa Kristo Yesu. Urwa gatatu rutubwira ubuhenebere bw'iminsi y'imperuka bw'abatubaha Imana. Urwa kane noneho rutubwira ugusezera kwa Paulo no guhamya ko yarangije kwizera kwe kandi yarinze ibyo gukiranuka. Nuvuga ngo yarinze ibyo kwizera agiye gusezera, niho mu gice cya kane niho yasezera. Nirwo rwandiko rwa nyuma mu nzandiko ze zose. Nukuvuga ngo igice cya mbere rero tugiye kuvuga uko yabaye intwari imbere y'umwami Agripa. Umwami Agripa nta muntu wavugananaga bamureba mu maso, kandi Agripa ni izina rya Herode, kuko habanje Herode mukuru, ibyo bita Herode mukuru le Grand, hagakurikiraho none Herode Antipasi ariwe wari mwene se wa Filipo, noneho hagakurikiraho Herode Agripa wa mbere, hagakurikiraho Herode Agripa wa kabiri, uko bakurikiranye batyo. Herode wa mbere rero mukuru niwe wishe abana b'imyaka 2 no kumanuka mu gihe ca Yesu Kristo. Ariko Herode Antipasi niwe wishe Yohana Umubatiza. Noneho hakaza Herode Agripa wa mbere ariwe wishe Yakobo ari gutegura kwica Petero, Imana igakora ibitangaza akava mu nzimbohe. Hakaba noneho na Herode Agripa wa kabiri ariwe imbere ye Paulo yaje kwiregura. Noneho rero ubwo butwari bwagaragaye bute? Bwagaragaye ko Herode Agripa wa kabiri nta muntu wavugananaga we barebana, ariko Paulo yuzuye imbaraga z'Imana n'ubutwari asanga umwami Agripa, none haramwihanisha arabe ati wemera ibyahanuwe nzi kubyemera. Nubwo Agripa wa kabiri atasubizaga, ariko Paulo n'ubutwara ashize amanga aravuga ati nzi kubyemera, ko ntaho byakoze rwihishwa, byagaragaye no mu mahanga yose no mu busirikare bose ko ariko bwa Kristo mboshwe. Noneho Herode Agripa wa kabiri aravuga ati urabura gatoya kugira ngo unyemeze mbu mu Kristo. Paulo ashize amanga aravuga ati kaba gato kaba kanini, nakwishimira ko uretse wowe ubwawe gusa n'abanyumva yose bamera nkanje uritse izingoyi. Nuvuga ngo yaraboshwe ariko akifuza ko abantu bakizwa bataboshe, kuko yavuga ngo ko abantu bamera nkanje ntavuge ngo uretse izingoyi, bari kumubwira ngo twifurije kubohwa akongera agahura n'akaga. Ariko yabaye uwa mbere wo guhagarara imbere y'umwami Agripa, noneho agahamya arebana nawe, bigatera umwami Agripa ubwoba. Icyo ni igice cya mbere kibitubwira ubutwari bwa Paulo imbere y'umwami Agripa.
igice cya kabiri kitubwira ukuntu umuntu wakurikiye Yesu akwiye kwihanganira imibabaro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba ari umusirikare ngo yishire mu by'ubugingo azaba akinejeje umwandikiye ubusirikare. Nuvuga ngo umuntu wahamagawe na Yesu agomba kwemera guca bugufi akarwana intambara nziza akihanganira imibabaro. Ni igice cya kabiri, kuko mu gice cya mbere yari yavuze ati icyatumye nemera guhagarara imbere y'umwami Agripa nuko nzuwo nizeye uwariwe. Igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo nico gituma nemera kubabazwa ntya, nyamara singira isoni kuko nzuwo nizeye uwariwe, kandi nzi neza ko afite ubushobozi bwo kubika ikibitsanyo namubikije kugeza urya munsi nagaruka mu bwiza bwe. Noneho rero ageze ku cakara avuga ngo twihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba ari umusirikare yarahamagawe na Yesu ngo yishire mu by'ubugingo azaba kinejeje Yesu, kandi nta wari umusirikare w'isi ngo yishire mu by'uburokore azaba kinejeje umukuru w'ingabo. Nuvuga ngo ni muri byombi, nugufatanya na Paulo kwihanganira imibabaro nk'umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Na icya gatatu kitubwira ubuhenebere bw'iminsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka azaba ari ibihe birusha, ibihe by'akaga gakomeye, ibihe by'amakuba. Ariko none bavuze ibizaba, abantu bazabikunda, abantu bazabakunda impiya, bazaba badakunda babo, abantu bazabatuzura, abantu bazabatumvira ababyeyi, abantu bazakubakunda impiya, abantu bazabakunda ibibanejeje aho gukunda Imana. Mu rwandiko mu gice cya gatatu ayo magambo niyahari. Ariko none haramanuka ati umuntu uzava muri buriya buhenebere. Ku murongo wa 12 aravuga ngo ni koko abari mu mwami Yesu bakaba bavuga ubutumwa bwiza bazahore biringiye kubabazwa. Ni ukuvuga ngo abatazemera kuba mu buhenebere bazavuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ariko bazarirenganirizwa. None igice cya kane ni ubuhamya bwa Paulo avuga uko yabayeho nuko yarwanye intambara nziza. Byanditswe ku gice cya kane umurongo waho wa 6 kugeza ku wa 8 ni amagambo ahinnye icyo gice cyose. Aravuga ngo ubu ngewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizerwa, igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ari ryo wa mucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara ntabwo ari njye nyine, ahubwo nu abarinze kuzaboneka kwe bose, abarwanye intambara nziza, abarinze ibyo kwizera, ababikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umucamanza utabera azatanga kuri urya munsi igihe cy'amakamba azagaruka mu bwiza bwe. Ntabwo ari Paulo wenyine rero abahagaze bashikamye bakarwara intambara nziza ni benshi. Ngiye inshamake y'urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo. Urakoze Pasi. Uretse Kaisari Nero nta bandi ba Kaisari baba baragerageje bararenganije itorero barahari. Kaisari Auguste yari mwiza ariko Tiberio yari mubi, kuko ni kubwa Kaisari Tiberio Yesu yabambwe. Nubwo guverineri yari Pilato ariko Kaisari Tiberio ni wategetse ngo babambese ko nta mwami nta n'umukuru w'ingabo wari wemeye gutegeka, ahubwo itegeko ryavuga kuri Kaisari mukuru. Urumva Tiberio yari mubi, ariko Karigura ntabwo yari mubi, ariko Claude yari mubi. Claude wawe muri 41 kugeza 54 niwe wategetse ngo abayuda bose bari bubatsi Roma bicwe. Abenshi barirukanwa, abandi baricwa. Noneho Kaisari Nero aza nawe arushaho, ari umwicanyi kabohorewe akora karengane. Mu mwaka wa 64 niwe watwitse quartier ikomeye i Roma kugira ngo abeshere abakristo. Niwe wabambye Petero amucuritse, niwe wishe Paulo. Nuvuga ngo kubwa Kaisari Nero hapfuye abakozi b'Imana benshi, baratwirwa, abandi batererwa inyamaswa, abandi bakerezwa inkero. Ni kubwa Kaisari Nero yari igihangage. Uwakurikiye rero witwa Vespasian nawe yari mubi, niwe watanze itegeko ko Yerusalemu itwikwa na Titus akiri umukuru w'ingabo, kuko yari umuhungu wa Vespasian.
noneho itegeko riva kwa Kaisari Vespasiye ngo Roma itwikwe. Noneho Titus ari umukuru w'ingabo, kuko yari umukuru w'ingabo kuva muri 70 kugera muri 79, ariko Kaisari Vespasiye yabaye Kaisari kuva muri 69 kugeza muri 79. Noneho Titus yabaye Kaisari kuva muri 79 kugera muri 81. Yerusalemu yatwitswe. Nubango itegeko ryavuye kwa Kaisari Vespasiye, ariko umurwa utwikwa na Nero kuko ari na Titus kuko ari wari uyoboye ingabo. Itegeko ni rya Vespasiye, gutwika ni Titus. Ntabwo itegeko ryari rya Titus, ahubwo we kwari ugutwika kuko ari umukuru w'ingabo, ariko Vespasiye se ni watanze itegeko. Ubwo rero Domitian yari petit frère wa Titus, nawe amenesha abakristo. Nibwo ba Yohana bameneshejwe baja mu kirwa c'Ipatima, ararokoka, ariko yahunze. Taraja arushaho abishe rero ni benshi nka Nero, ni benshi ntibagira umubare. Ariko natanze urugero rw'ikinyejana ca mbere. Abo nibo bishe mu kinyejana ca mbere. Uwishe wa mbere ni Tiberio, uwa kabiri ni Claude, uwa gatatu ni Nero, uwa kane ni Vespasiye, uwa gatanu ni Titus, uwa gatandatu ni Domitian, uwa karindwi ni Taraja. Mu kinyejana ca mbere uretse Auguste wishe mu gihe ca Yesu, nawe yari umwicanyi, ariko Karigura na Garba na Otto Vitellius na Nerva mu kinyejana ca mbere ntabwo bisha abantu. Urakoze Pastor, ni iyihe nshingano ikomeye Pawulo yasigiye Timoteyo isa niyo Yesu yasigiye abigishwa? Muri Timoteyo ya kabiri igice ca kabiri umurongo wa kabiri haravango, ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Uwo ni umurongo w'inshingano ikomeye abakristo bagomba kwitondera, kuko na Yesu yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Matayo 28 utagire ku murongo waho wa 18 kugeza kuri 20. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje, mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubibutsa kwitondera ibyo nababwiye, nanje ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Nukuvuga ngo iryo jambo rivuga ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi we kubyicarana, ahubwo bigeze ku bantu bakwiye bo kwizerwa babasha kubibika kandi bakabyigisha abandi, bakahindurwa nabyo, ariko bakabigeza ku bandi naho ngo bahindurwe nabyo. Be kubibika ubutumwa bwiza, ahubwo bagende babwamamaze. Rihuje n'iryo kuvuga ngo mugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje. Nukuvuga ngo ni inshingano ikomeye Yesu yasize. Hariya ni ubutumwa bukomeye, bamwe bavuga ngo ubutumwa bukomeye, abandi ngo ni inshingano ikomeye, ariko bihuje na Timoteyo ya kabiri ibice 2 umurongo wa 2. Ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ujubijana bugeze ku bantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Urakoze Pastor, hari amagambo Pawulo yagiye yanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ishaka umurongo wa 2. Ese Pawulo yashatse kuvuga iki? Igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye? Mu gihe cy'ubutumwa bwiza bwigishwaga hari akarengane gakongejwe na ba Kaisari, akarengane gakomeye, ariko noneho abakristo benshi bagacogora. Nizo mpamvu ririya jambo Yesu yabwiye Petero muri Luka 22 umurongo wa 31 kugeza 32 avuga ngo Simoni nakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, numara guhinduka uzakomeze bagenzi bawe. Ni ijambo ryakomeze guherekeza intumwa, rigaherekeza intumwa. None igihe Pawulo yandikaga Timoteyo cyari igihe cy'akarengane, ari gusezera muri Timoteyo ya kabiri, niwe yavuze ngo ugira umwete wo gukora mu gihe kigukwiriye n'ikidakwiriye. Ngo mu gihe cy'akarengane ntureke gukora, mu gihe cy'umutekano ntureke gukora. Hari abantu bitwaza ngo hari ibibazo, hari intambara, ubutumwa bwiza buhagarare. Oya, ntabwo ubutumwa bwiza buhagarikwa nuko habaye intambara. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'Imana ntiribohwa. Pawulo aboshe ku mubiri yaravuze ngo ijambo ry'Imana ntibiribohwa. Timoteyo ya kabiri igice ca kabiri umurongo waho wa 13. Ijambo ry'Imana ntabwo ribohwa, ariko umuntu arabohwa. Nizo mpamvu igihe cy'akarengane rero abantu bakwiriye gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Nizo mpamvu Petero agiye kubambwa muri 64 baramuzanye, bari barangije kubaza umusaraba, turari inshuti ya Yesu, ari urupfu rwa Yesu. Bamugejeje bagiye kumubamba,
Petero avuga ati ndabyemera, ariko hari kimwe ntarabemerera. Bati ni iki? Ati Yesu Kristo nk'umwami wanje yabambwa ahagaze. Nemeye kubambwa nka Yesu mpagaze, naba nigereranije n'umwami wanje. Ngiye mu nshurike umutwe wanje ujaho ibirenge bya Yesu byari biri, kugira ngo byerekane neza nanjye ntago hamya ko Yesu Kristo ari umwami wanje. Abantu benshi ro bahagarika ivuga butumwa kubera habaye akarengane, umutekano waza bakavuga, haba akarengane bagahagarika. Ntabwo akarengane kaboha ubutumwa bwiza, kaboha imibiri y'abantu. Abantu bakwiriye kwamamaza mu nzimbe bakamamaza, haba no mu rupfu bakamamaza. Niko byagenze bigiye cy'itorero ry'intumwa. Bakoze umurimo w'Imana bashize amanga, kandi bari bafite ijambo ryo kubahumuriza mu byakozwe n'intumwa igice cya 14 umurongo wa 22 havuga ngo bakomeza guhumuriza imitima y'abizera bababwira ngo bakomeze kwihangana kuko bakwiriye guca mu makuba niba koko bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Kwinjira mu bwami bw'Imana na makuba. Nibyo Yesu yakomanze aravuga ngo ushaka kunkurikira yiyangubwe yikorera umusaraba w'iminsi yose aze ankurikire. Luka 9:23. Ushaka kunkurikira yiyangubwe yikorera umusaraba w'iminsi yose aze ankurikire. Nizo mpamvu gukora mu gihe gikwiye ni igihe hari umutekano, igihe kidakwiye ni igihe hari akarengane k'itorero, abantu bagakomeza bagakora. N'ababa barahunze bakagenda bigisha bahunganye nabo. Pastor, ni gute Humenayo na Fileto bavuye mu byizego? Yesu ajya kujya mu ijuru yari yaratanze isezerano ngo ndaza vuba. Vuba bayumva nk'abantu. Aya magambo bayavuze muri 67 aho bavuze ngo bategereje kugaruka kwa Yesu wivugiye vuba ntaze. Bayibara nk'abantu bati umuntu wavuze ngo ndaza vuba ari Yesu kandi atabesha, ni gute imyaka 30 yashira? Buriya yaraje amanukira aho tutari ntitwabimenya. Ntabwo Yesu abesha, vuba ntabwo ikibaye vuba. Batangira kwigisha mu mahanga yose bati rero Yesu yaravuze ngo ndaza vuba. Niba mutaramubonye nuko atamanukiye aho muri, ahubwo twigishe kumuzuko wabera warangije kubaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Humenayo na Fileto batangira kwigisha kumuzuko wabera watangiye kubaho. Biturutse kuri ibyo ngibyo ahubwo bubika kwizera kwa benshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nyamara nubwo bigishije nabi kubera gucogora no kurambirwa, kuko bategereje kugaruka kwa Yesu ntaze, yaravuze ngo ndaza vuba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Urufatiro rw'Imana ruracahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka. Nubwo Humenayo na Fileto bagwa, ariko abahagaze baracahari. Kugira ngo za jambo Yesu yabwiye Petero rye kuhinduka, byavugaga ngo nawe uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nuvuga ngo Fileto na Humenayo baragwa, ariko urufatiro rw'Imana ruracahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Iryo torero ryubatse ku rutare. Ntabwo abantu bose rero bagwira gushira, nubwo bara babiri baguye, ariko itorero rirahagaze. Urakoze Pastor. Ese Pasteri Humenayo na Fileto twabagiranye na Diotirefe barahuje. Humenayo na Fileto ni abantu bahawe inshingano mu itorero na Diotirefe, ariko Pastor uciye mu ijambo inshingano bafite abantu nizi ni inshingano z'ubudiakoni, ni inshingano z'ubujenama, ntabwo bara abapasteri oya. Iyo bavuga ngo Alexandre na Humenayo abona haye Satani, ubundi ntabwo abakristo bahabwa Satani. Abahabwa Satani ni abantu bari barahawe inshingano bakazivamo babayobora bakanga. Ubwo noneho rero Humenayo na Fileto bahwanye na Diotirefe. Usomye umurongo wa 9 Yohana ya 3 haravuga ngo Diotirefe nubwo twakoranaga ariko araturosera. Ntabwo wabasha kurosera abantu utarahawe inshingano. Wabarosera suri utari muri bo. Nico kibigaragaza. Ariko Demetriyo we ni umwana mwiza, niko Paulo yavuze. Ariko Diotirefe n'umubisha abeshejwe no guterajya abantu no kurosera abera b'Imana no kwica akazi mu rusengero rwera. Nizo mpamvu bamutanzeho urugero ngo ni mubi. Ahwagero na Humenayo na Fileto kuko nabo bubetse kwizera kwa benshi bitewe no kwigisha mu muzuko warangije kubaho kandi utari wabaho.
ese pasiteri akantu waruvuze ngo bari ngo barateranya. Ese ubiravye muri iki gihe nta bantu bafite izo nshingano z'ubudiyakoni muri iki gihe, uwo mwuka w'aba bantu urahari kuko umuntu usenya itorero neza n'ufite b'inshingano, kuko abarizi neza. Ndetse n'umuntu urwanya ubuyobozi n'uwahawe inshingano. Ntabwo umuntu utaraho ubuyobozi yabona inzira yo kurwanya inshingano, yabona inzira yo kurwanya ubuyobozi. Abo bantu rero bahawe inshingano bakananirana, abo nibo barosera abakozi b'Imana mu itorero. Kantu kwakomeye pase, nubona ko guha inshingano bisaba ko umuntu ugomba ko waramutoye tarapfa guhubuka guhereza umuntu inshingano. Agomba kugenzurwa bakareba ko akuze koko. Bakanamurera umuhamagaro. Ashobora wo kumugenzura ashobora kuba adahari, kuko ashobora kuba yorwa n'utarakuze n'ubundi. Atanarizo atagize umuntu wo kumurera. Ubwo rero ni ikibazo kiba gikomeye, ikaba uruhererekane rw'ibibazo. Buriya se pasiteri tukiragaho ntihari impamvu ubona mu matorero ari abantu benshi bahawe inshingano batagize umwanya wo kubona abantu babarera. Abo nabo ni intambara biteje, bazabarosera, bazabamerera nka Diyoterefe. Bari bakwiriye kureka umuntu agakura kugira ngo abe umwizerwa, abe nka Demetiriyo, kuko Meneo na Fileto barananiranye. Inyigisho zabo zari zitandukanye n'iz'itora, ariko mu mugambi wo gusenya. Zari zitandukanye na dogitrini shingiro zo gusenya, kuko dogitrini ntivuga ko umuzuko kw'itorero ryazamuwe, ariko baravati Yesu yaraje amanukiraho mutari, wenda murasigara, ariko umuzuko warangije kubaho. Icyo cyatumye ngo yubika kwizera kwa benshi. Urakoze pasiteri. Nijyara umuntu uri mu itorero bamuha Satani. Umuntu uri mu itora ahabwa Satani iyo akoze ibinyuranije n'itegeko ry'Imana kandi yari afite inshingano. Ubundi abo ba Satani nabari bahafite inshingano, nk'abadiyakoni, nk'abarimu, nk'abavugabutumwa, nk'abakuru b'itorero, nk'abashumba. Iyo akoze icyaha bakamuyobora kanga, bagakurikiza isezerano ryo kumuyobora inshuro mbere ya kabiri ya gatatu, bamuha Satani. Ariko ntabwo umukristo ahabwa Satani, umukristo wakoze icyaha arigishwa. Nizo mpamvu gupfusha kw'Imana ni ukuva mu itorero kw'abakristo. Kandi none rira jambo rivuga ngo umuntu turamuhagaritse amezi 3, amezi 6, ni bya Satani, kuko ntabwo biri tubwira amezi umuntu ahagarikwamo. Umuntu iyo yihanye aragaruka, kandi icyo wese azishimira nuko azasanga wigisha abanyabyaha. Kuko ntabwo Imana yishimira kwirukana abantu, yishimira kuzana abantu. Nta sezerano rivuga ngo abirukanye benshi bazahabwa ingororano ya, ariko abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, nibo bazambikwa amakamba. Uwahinduye benshi azahabwa amakamba, uwihanishiye benshi azahabwa amakamba, ariko umuntu wirukanye benshi nta kamba azahabwa. Uwirukanye benshi ntaho Bibiliya ibivuga. Mu yandi magambo, uwatenze abantu benshi, uwazanye benshi ni uzahabwa ikamba, ariko uwirukanye benshi ntabwo azahabwa ikamba, nkuko Daniel yabyanditse. Kuko baritwaza ngo ni ukurengera umurimo, ariko ntabwo abantu birukanwa kubera kurengera umurimo, ahubwo ni intambara ziba ziri mu itorero n'ishari, n'amakimbirane. Mbese muri mwe intambara ziva mu byo murarikiye. Nibyo biba byiga bikabyara ibya bikabyara urupfu. Ntabwo abantu birukanwa barigishwa. Kandi none rero abantu birukanwe ntibagaruke, Imana ni uguhekura Imana. Imana rero ishobora kukubirindukira bati warampekuye nawe uragahekurwa, ugasanga umuntu wirukanye abantu wahuye n'akaga. Iyo uhagaritse abantu nabo wahaye Satani, ntubagenera igihe bihanyura bagarura. Kuko nta muntu wamenye Imana wishimira ko Imana yahekurwa, kandi abantu birukanwe Imana irababara. Imana yishima iyo muntu umwe yihanye, n'abamarayika mu ijuru bakaririmba. None uhangara ufata abantu b'Imana birukane ngo nuko bakoze ibitakuneye, kuko utabigisha se. Umuntu ashobora gukora icyaha kubera yigishijwe nabi. Nizo mpamvu iyo umuntu yirukanye abakristo, cyangwa iyo umuntu asanze abakristo mu cyaha, akaba yaramenye Imana, yarakwiriye kuvuga ati sorry, naba narigishije nabi. Kuko ikigo c'amashuri iyo abanyeshuri batsinzwe ntabwo birukana abanyeshuri, birukana diregiteri. Kuki none abakristo bakora ibyaha bakirukana abakristo ntibirukana pasiteri? Iyo ikigo c'amashuri catsinzwe birukana diregiteri, ntabwo birukana abanyeshuri. Iyo abakristo bakoze ibyaha
akenshi bigaragara ko bigishijwe nabi. Uwo rero wabigisha akabarera ni wari ukwiriye kwirukanwa bakazana ushoboye kurera. Aha. Niyo umwarimu yiruka atsindisha abanyeshuri bagatsindwa umwarimu niwe birukana, ntabwo birukana abana bagahindura ahubwo bakazana undi mwarimu washobora kwigisha neza. None mu torero barabicuritse, iyo abakristo bakoze ibyaha nibo birukanwa kandi uwabigisha ari wabigishije nabi akenshi. Mu yandi magambo, niba baguhaye nka paruwase irimo abakristo 1500 none ukayobora mu gihe cy'umwaka abantu gasigarana 600, bagomba guhita kwambura inshingano. Uba warigishije nabi, nubwo baba 1500 ntibarengeho ntacu bukora. Yego. Nuko icyo bita ubuyobozi leadership, it is a process of influence, nukuvuga ngo ni impinduka nziza. Niba rero baraguhaye 1500 umwaka ugashira 1500 nta murimo wakozwe, ahubwo bagombye kwiyongera, amatura kiyongera, abihana bakiyongera, abakene bakagabanuka, abarwayi bakagabanuka, kuko birababaje kubona bakugira umushumba harimo abakene 10 ukarangiza umwaka hakirimo abakene 10 wigishije iki? Birabaje kubona abantu batura 100 by'amafaranga umwaka ugashira bagitura 100, wigisha giki? Birababaje kubona abakristo bari 1000 ukarangiza umwaka ari 1000, wakoze iki? Nica abantu bibaza. Ubwo rero leadership ni a process of influence, ni impinduka nziza. Impinduka nziza nuko abarwayi bagabanuka, nuko abakene bagabanuka, nuko amaturo yiyongera, nuko umubare w'ababatizwa biyongera, nuko zakora zidevelopa. Muri ubwo buryo nibyo bita impinduka nziza. Impinduka nziza. Pastor wakoze. Pastor nubuhe butumwa uboneka mu rwandiko rwa Timoteyo wa 2 twaha abanyetorero? Abanyetorero hari ubutumwa rusangi burahari, nukwirinda gusubira inyuma. Ko twabonye ingero haba muri Timoteyo ya mbere harimo Alexandre na Humenayo na Alexandre, haba muri Timoteyo ya 2 hari Humenayo na Fileto. Aba bantu rero bagiye basubira inyuma kandi barahawe inshingano mu itoro, bamara bakubika kwizera kwa benshi. Umuntu wese wakijijwe akaba arakira umwami n'umukiza akwiriye kwirinda gusubira inyuma, kuko yasubiye inyuma akaba yarahawe inshingano itoro rimwigaho yabananiranye bakamuha Satani, kandi kumuha Satani kugira ngo azave mu maboko ya Satani bizamugora. Icaba ciza nuko yakwirinda kuruta kuvura. Nane bavuga ngo aho kugira ngo ugwe nguzagaruka wakwirinda kugwa. Nico naho abakristo kuko abaguye babaye akabarore bihinduka makuba ku itoro ry'ico gihe no kuri bubwabo. Ngize inyigisho nziza nuko niba warakeye Yesu nk'umwami n'umwe mugumeho, ntucogore. Wakire rya jambo Yesu Kristo yabwiye Petero ngo Simoni Simoni, we nakwingingiye kugira ngo kwizera kwe kudacogora, numara guhinduka uzakomeze bagenzi bawe, we gucogora. Kuko iyo umuntu yinjiye mu murimo w'Imana aba yinjiye mu marushanwa, kandi Paulo yatanze inkunga mu magambo avuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereje batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko abera b'Imana babikorera kugira ngo bazahabwe ikamba ritangirika. Paulo avuga ati ndakurikira sinkutazahonja, kubitana ibipfunsi sinkuhusha, mbabaza umubiri wanje gukoresha uburetwa kugira ngo hari ntazabwiriza benshi, nanje ku iherezo ry'igihe nkazaboneka ko ntemewe. Umuntu urushanwa yirinda muri byose, arwanira ikamba ritangirika kugira ngo azasingire ya ngororano tuzahabwa tugeze mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimugacogore gukora neza, kandi ijambo ry'Imana mu Baroma igice cyaho ca 2 umurongo wa 7 haravuga ngo n'abashaka ubwiza n'icubahiro, cubahiro kiri mu ngororano, ubwiza ni ingororano. Ubwiza ni ingororano zahabwa bahagaze mu nshingano neza, icubahiro n'abantu barabakene. None ijambo ry'Imana riravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro babishakisha gukora neza badacogora, Imana nayo ikazabitura ubugingo buhoraho. Nico nakwifuriza abera b'Imana bitorero, abo dukorana, abo tubana, abo dusengana, abo dufatanije urugendo, ushaka ubwiza n'icubahiro abishakije gukora neza adacogora, Imana izamwitura ubugingo buhoraho. Murakoze, Imana duhana umugisha, mwakira ijambo ry'Imana. Pasiteri,
hari ubutumwa wari ubugeneye abakristo abanyetorero ese pasitori nubuhe butumwa wagenera abashumba abantu bashinzwe kuragira cyangwa kuyobora umukumbi? Ijambo ry'Imana mu byakoze intumwa ice cya 20 umurongo wa 28 bango mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi Uwiteka Imana yabashiriyeho kuba abatahiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Paulo aravuga ati nimara kugenda ndabizi hazaduka abantu bita abashumba ariko ari amasega bazayobya benshi kandi bazarushaho gukurira bizera inyuma yabo bananiwe kubajana kuri Yesu babajana inyuma yabo aho kugira ngo babwire ngo Yesu niwikiza babwire ko ari bo bakiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bazarimbura benshi nimara kugenda amasega ryana azabinjirana kandi ntazababarira umukumbi ariko mwewe mwirinde muragire itorero ry'Imana Yesu yitangiye akaricunguza amaraso ye. Pastor reka tugushime tukubwire ngo Imana iguhumugisha kandi dushime nawe warubanye n'tumuni kiganiro tukubwire ngo Imana iguhumugisha. Ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba kandi subscribe cyangwa ukora sabone kuko uzazubona ibiganiro byacu bitakugoye. Kandi tugusaba izi nyigisho nurangiza kuzumva uzihereze inshuti yawe usharinge cyangwa partage. Pastor sinzi ko ikindi wakongeraho nuko abashumba barinda umukumbi nuko abizera bahagarara bashikamye bakarwana intambara nziza bagakorera amakamba nuko abapagani nabo uwumva ijwi ry'Imana ye kwinangira umutima nubanga ubutumwa bwiza n'ubwa bose ntawe busize bufashe nyobozi bufasha bizera bufashe n'abapagani. Uyu munsi numva ijwi ry'Imana ntiwinangira Abaheburayo 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Imana yacu duhana umugisha kuri channel ya gusenga everyday 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 kuri channel ya gusenga everyday kubadukurikira. Imana iduhana umugisha murakoze. Kigera utaha shalom.